ese koko nibyo ngo umwanzi wawe aguhora iruhande umusore Gaye yarozwe na nyina kubera umugabo none urukundo rwe rwajemo ibigeragezo akubitwa buri munsi atukwa buri munsi kubera urukundo komeza kwirukanka kuri iriya mbwa cy'umusazi mayibo ndakongera umusazi mbese oya reka nkubwire papa ari ariko papa wawe ntabwo areba ejo hazaza ntabwo azi ejo hazaza hanyu papa wawe areba iby'uyu munsi nanjye umunsi ku munsi ndimo ndakora cyane kugira ngo ejo hazaza hanjye habe heza njyewe ko nagushatse uri umukene hari wa muntu w'amata uri umushaka kuzakirira ku mwana wanjye ukubakirwa ibipangu hejuru y'umwana wanjye ubaha amahitamo y'umwana niba akunda uwo musazi we w'umureke urukundo rw'umusazi ni filime muzajya mukurikira buri wa gatatu kuri MOTHERLAND Films tugafatanya inzira y'ukuri n'ubugingo ubura amaso ndebe gake mu bihe bitandukanye mu byiza cyangwa se ibibi ndagusezeranya ko ntazagutererana ari saratwite niba ukunda filime zirimo urukundo iyi filime ntizagucike kuko iyi filime ni nziza cyane ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha barakubyaye se umurebe sibyo mbaza uno mugabo ngewe barambyaye ngo njye ndera bashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye umuryango w'abatindi batajya babura ibibazo ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa ariko umusore yabuze amahitamo intimba serious rero Iva ndi gushaka miliyoni 25 genda ayo mafaranga yose bofra yifuza genda uyafata uyamuhe agenda avuze nyine hasoni uraje mu muryango bigize akaha kajyaye nta muntu uvuga nta muntu ukoma nta muntu ujya umenyera wamburuburu ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana Asuma kuko urakomeza kurira kuko basi wakihangana ukareka kurira genda bizi neza rwose ndumva afite n'icyizere ku mutima Imana iraza kudufasha umwana muneke gushiriza ko nta kintu bikubwiye ese uribwira ko umwana araturuka noneho niba ari domi namujyanye umwana wanjye tayari bishobora kuba yanapfuye reka guhangayika rwose ntabwo umwana ari mu maboko ya domina kuko narakubwiye ngo domina arafunze ntabwo bishoboka kumva ko ari
uyu mwana byanze bikunze ashobora kuba ari mu maboko ya shewe. Sinzi niba wibuka hano umunsi Shema yavuye hano agenda avuga ngo azagaruka aje gutora umwana we. Birashoboka ko ari we muntu wabikoze. Ntabwo mbyizeye, ariko nanone byashoboka hagati ya Shema na Domino. Nashonje byo sinakantu murateka. Birya byanganda byo gutuma kuri restaurant. Kubera se Matibori se yaguha? Matibori nagaje kutugaburira se. Ahita mwirukana. Rikabara n'abakozi. Kanze mwereke. Nashaka uhahe ngo nguteke. Matibori. Baina. Bose nganga. Kandi bava kumva. Wewe nabumvishe bitame mu matamatama nabumvishe. Mwanguke muzana. Karame kwa Amerika apfunveto. Nguko sibi. Niko. Kumwitaba imbaraga nkaho ari so. Iyo nta kibazo kwitaba nta. Habe, witaba Karame, uyu ni wo kuramo. Ega nkubaza ikintu cyo. Mwihore ndagufite. Ubone sanga. Urabona sari saha nambaye. Yegura. Wewe ko saa sita zageze? Urabizi ko zageze. Asangira da. Nanjye nawe. Nese ntabwo dufungura. Ufungura iki? Imiryango se simbona ifunguye. Oya, ubwo byavuze nabyo bishango shaka kurya. Shaka kurya nyine. Kurya twe twariye te. Mwariye. Mwariye mubona twe turiki. None se boss nako gake. Ntago mwatubiki byo kurya. Use wahashye. Oya ntumbwire ko ufashe akanwa kawe gahamagara ngo Matibo ko ushonje. Ndashonje nyine. Gise umva mureke mbabwire n'amagambo cifitanye nawe. Ubu nkimara kuvuga gutya. We bahena. Uranyumva? Murabizi ko nta kintu ngira kandi. Nawe Matibori. Oya imikino urahigira. Muhite mufata ibikapu byanyu mwicire rwose. Koko. Nararakara kandi. Niyo ni imikino. Iruva uradukinisha da. Ibyo byose ni ibitwenge rwose. Nakoze imikino singi avuganye. kandi n'abakozi ukuntu abarera niba ari ukubarera niba ari ukuborora byaranyobeye. Ariko byo murabishyira hasi. Uri kuvuga ariko Nyine ntago ndi kwiyumvisha uburyo ukuntu pasiteri azaza twese duhagaze dutegereje icyo agiye kutubwira. Kwa kundi bavuga uyu ni umugore wawe uzamukunde mu bibi no mu byiza. Biriya byose nyine ukuntu uzamukunda bakazana n'utumeta akayimushyiramo nawe akayigushyiramo. Sinkubeshye ndi kumva nyine uzaba ari umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye. Noneho ibyo byarangira ukabona imiryango ukuntu yateranye, abamama bahari, ba masenge, bakuru banjye, barumuna banjye, abo tuvukana n'abahene bo mu cyaro nyine umuntu abatibuka. Nyine byose ndi kubitekereza nkumva nyine ni ikintu kizaba gikomeye kibaye mu buzima bwanjye. Ni nayo mpamvu uri kubona nashyushye. Sinzi ukuntu nyine uri kubitekereza, sinzi ukuntu uri kubyumva. None ukuntu agakoto uzaba wambaye ukuntu kazuba kagufitinze nanjye uri iruhande rwanjye ni iki. Ariko n'ubundi byose trust me, byose n'ubundi bizaba bireba, uzaba waramaze kureba of course. Ndakeka etape isigaye ari nk'imwe cyangwa ebyiri. Hi Casey. How are you bro? Namaste. Neza. Okay. Hi. Makuru. Yes. Neza. Bite? Sawa. Nyine usanzwe nawe ndi kuganira na Higiro. Ndi kumubwira ukuntu nyine ubukwe nyine ukuntu ndi kububona. Wenda ninjye uza wakoze ubukwe. Nashyushye nyine munyihanganire. Cyakoze nakoresha washyushye pe. Bisa nkaho ari filime ndi kureba. Cyakoze nanjye ndumva ari ukuntu nshyushye mu konti. None se gute wowe urimo gutera story umuntu uri kurira cyangwa ntabwo wibona? What's going on? Tubararikiye. Yeah. Ni etape ebyiri zonyine zisigaye.
uzahita ureba sibyo ibyo byose ndi kuvuga n'ubundi uzaba ubireba ntacyo harimo umuntu ufite umwana wanjye ntugire ikibazo hari abantu bagomba kubikurikirana umwana wacu agomba kuboneka ndetse n'uwabikoze ntabwo nkeka ko yabikoze agamije kumwica kubera ko uriya mwana ni umuziranenge none se ariko gute ntabera afite ariko nk'Imana ikamfasha nk'umuntu wabikoze nkamufatisha ibiganza byanjye umwana sinkubeshye ntakemera nkajya gutura amageragere bakankatira burundu ariko umuntu wabikoze Imana izamfashe sinzahure nawe twari twemereye neza none ndebera ibibazo ukuntu biza gusa uko wagira ngo twavukiye kuruha ariko mama namara kuza hano nizeye neza ko ibibazo byose dufite bizarangira kubera ko mama we na Domina baraziranye 100%. Ikindi buriya Karine nabonye ntabwo bagira nta muntu atinya pe yansezeranyije ko urugamba rugiye gukurikiraho azamfasha kururwana Imana yatubaye hafi nakubaye hafi nawe umba hafi kubw'amahirwe tugize undi muntu wa gatatu katubishyire mu maboko y'Imana murabishyira hasi ese ibyo ndi kuvuga ntabwo byumvikana igitagazo ariko Imana iri hanga muragenda ni mugenda ibintu bibiri tujya hese mutamugiye mwabaga cyangwa mwatuye gutuma nararwara Matibori hangane mwana wa mama igitono rwanyo muramuvugisha amagambo menshi nta n'amazi muri mumuhe hasi ihangane rwose bonye aho cyari kimwe yihangana se wapfushije abaki ku buryo mwihanganikiye apfusha ni nka kuko wapfuye uhagaze ubwo mesendo aza gutukana hano bakudira yapfuye ahagaze se ndagira ngo mbabwire uretse babwire ijambo ry'umunsi indi urivuga Matibori kuko n'undi twari twavuze reka tuvuga reka tega amatwi uvuye ubwo afite ikinyabupfura ariko wowe yapfura cy'ihorane cy'apfura mbinga nawe ntacyo ufite rero kuko rwose urumva ko wisugita yandiko wese bamuretse nimba ko niri kuvuga kujya ukaraka gabo kicaye hejuru intuza uyu rero uyu niwe nyirinzu wande uyu niwe boss we wande w'iyinzu Gakire nawe Tony njyewe uvuga uziga yeburetse vuga vase nyine ujya kuzanira ibyo umuntu yigira ko muri kuvugira ngo sinaratangira kuvuga mutega amatwi kandi Karine yagiye iyi nzu yayisigiye yewe ndetse n'abahena wowe nde njyewe mukobwa wa Karine yabyaye ryari ntabwo bikureba igihe twarinda n'igihe yibyariye ndagira ngo mbamenyeshe yuko nimba mushaka tubana mushyira agapira hasi bande babishaka mwebwe ko muracumbikiwe ducumbikiwe nande mucumbikiwe nanjye ariko nakumva no kumuganda wowe uraducumbikiye yego muri rwego ubwo mu rwego rw'undi mwana wa Karine umwana yabyariye ariko uravuga uramubaza aho yabyariye birasura hasi thank you mwese yamubyara hazi hambwe ubwa ko umwana wese abizi ko umwana wese bivuze ko ari ushinzwe ibyaha cyane yanditse se kuri mwana aha hantu uri kuvuga ngo tugende tuzahakurwa n'umuntu umwe wowe ubuyobozi tekana muravugisha ukuri rib niyo izaza ikamfata ikanjyana ubwo murashaka rib guhera uyu munsi wowe cyane cyane Tony
nakubwiye ngo ujye umvuga wowe uziga Toni nongere ngo Toni hanyuma ntabwo nshaka kongera kubona muri kiriya cyikoni cya mama cyanyu gutekera hanze nimujya mama mushaka guteka wowe n'umugabo wawe ajya guha amafaranga ugenda uhahe ugaruke uteke hanyuma ukagitekera hanze uzagitekere mama uzagitekera mu cyikoni cyane cyo mu nzu cyane cya mama ndi hano cyane wowe ukagitekera abo ugatekera cyane ubwaki uvuge tuyifomoze ibyo ngibyo muri kwe ubwo izo mbaraga mwazize zababyimbije muranzi mwebwe muranzi ubu hari impamvu hari ibintu biri kuvugira ubu ni Kari uri kukubwira Kari ni wowe wese ubona mutinda haka abantu hari iyihe nyama murabibore buranda bashobora bibore abangaba mfite umuti wawe nimba mushaka ko tubana neza tugiye kubigenza gutya ubwo icyumba cyanyu nimwe mukizi nanjye n'uyu nguyu ntabwo azongera kurara hanze mugiye kuba mugiye gushaka arafata icyumba cyiwe nanjye mfata iyi nzu ifite ibyumba bihagije azaryama mu cyiwe ndyame mu cyanjye namwe mu cyanyu n'intebe nibishoboka tuzazigabana wowe ntabwo bishoboka intebe yabo ni iyi iyacu ni iyi niba ngombwa turazitandukanye cyane noneho muri saro ntabwo mwemerewe gukandagira hariya mujye muhareba nk'ishyaka rihanganye n'irindi yego ubu ni makandagira urangira ute ndagutikura da erega nyine birambabaza cyane iyo mbwira ibyo bintu byose ngerageza kubishushanya nyine nanjye kugira ngo numve ukuntu byaba bimeze ariko nyine bikambabaza cyane uzi kubwirwa ikintu ntiwizere ko uzakibona nyine nshushanya ukuntu bizaba bimeze trust me uzayibona rwose nyine kukubwira nyine ngerageza kubishushanya abaye ari njyewe hari ukuntu nabo ndi kumwambika impeta hari ukuntu nabo nambaye ikote imbere bimeze neza ariko nakibuka ko nareba si ukubeshya ngo muri baruhanze kuba utareba ntihongere kubigira ikibazo byihorere uzareba n'uko uzabureba ibindi rega ntabwo ari ngombwa icya mbere ni ukuba muzima amaso yakareba ukazareba ubukwe bwa Maka ukazareba abantu bagufashije ibyo ntabwo bibaye byonyine n'ikindi maybe ubukwe bwacu ushobora kuzahurira na wa mukobwa wakunze cyangwa se ukaba wakunda n'undi kandi icyo gihe uzamukunda kuko umureba ntabwo uzamukunda utamureba ntabwo umuntu umwe ari kamara ushobora no kumwibagirwa ariko ese habaho umuntu umwe ku isi wenyine nashaka ntazagaruke ariko we niyo wamwibagirwa ariko basi at least uzarebe ku buryo uzabasha kubona abandi uzabasha kubona ibindi bintu byiza biri ku isi byinshi ese mu bazare wowe nturimo kwa yangu ntabwo uri kwishyira mu bazare buriya rero n'Imana yafashaga akareba uriya ntabwo azi ukuntu umeze ni uko utandeba uramutse umbonye ushaka gusanga ibyo byose wigira byo umuntu byahita birangira ubwo ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko n'ubundi nanjye mbona nta kintu ntwaye kandi mbona twanajyana igira uri kuvuga ibyo sisita ari kuvuga ni umukobwa mwiza rero ubwo yitwa Higira hano yego Higira sibyo nyine iyo ngushushanya umukobwa ufite nk'imyaka 50 nuko rero mba biragiye sobora kuko baragiye yewe menya bagiye akoje sibyize rusura bikapu bikore bagiye giboga bi niziva he mu cyobo ariko njye mbonye bagiye ariko hey ariko man kikabagiye bakagumayo tukaguma gutya ase umuntu uri guseka nk'indyarya njye ntabwo ndi indyarya wongera useke turebe oya seka bisanzwe kuno kumwenyura setse nk'abagabo abagore baseka mu ijwi ryo rituje ntabwo nabishobora ni nubwo buriye navugaga rero yego ngabwira kubona wishimye rero nabura kwishima nsigaranye inzu ese uri kwiyumva gute njyewe bisanzwe
kuko nta cyahindutse mu mubiri. Mu mubiri gute? Imbaraga zidasanzwe ngaho za Yesu se. Oya cyakwiyumva nk'umuntu udasanzwe. Ndumva nkiri matiti. Yega Matibo. Karama. Aka kanya ufite inzu i Kigali. Inzu i Kigali? None ukumva nta cyahindutse mu buzima bwawe. Kuko Imana ntacyo. Koko. Yewe nawe rero waburi ndashima. Ahubwo nawe nutangiye ubu guhera ubu ngubu. Iyi nzu ugiye ubu ni yanjye nyine nawe urabyumva. Ugiye gusigaraho mama. Ubeshya witwara nabi, uvuga ijambo riterekeranye. Mama azasanga naragutaye hanze igipangu cyane ko nta n'iwanyu ufite. Koko. Ako Matibori reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Urareba ukabona andi mayibobo? Ntabwo mvuze kuri imbobo ariko ahubwo ndavuga ngo ugiye gutangira ushaka ukuntu uzajya unyitwaraho. Uvuge neza witonze. None mbere ntaraza hano sinari ndiho cyane. Aha ntabwo naje nkuze. None uramutse unyirukanye napfa? Ntabwo wapfa nyine ndabwite nyine mama wahita umubura. Ariko rero buriya bahena. None Matibori ufite ihe gahunda? Gahunda rero buriya rero bahora bwiza ukuri umbwire gahunda ufite nyumve neza nyisesengure nk'umuntu w'umugabo. Reka nisohokere. Ntabwo ukomeje. Ngaho mbwira nawe ufite ikihe kibazo. Ariko ntabwo ngira ibibazo buri munsi. Buri gihe ufite isura iri seriye mbimenye. What? Mona Lisa. Kane? Ngize ukuri. Uracyakunda Hirwa? I knew it. I knew it. How? Seke sinzakubwira ngeze ryari koko. Ubu urumva ndi guplaninga ubukwe. Ndi gutegura ubukwe. Na musaza wawe ndi mu mikino. Sinzakora iki kugira ngo nyizere. Wenda kwizera ariko sometime umuntu agira impungenge. Ntabwo zijya zibura. Cyane cyane ku maraso, ku muntu ufite ikintu muhuriyeho kinini, ugira impungenge. I know. So, rero kesi. Okay. Ngiye kubivuga. Kandi buraho bwanyu. Nkubwiye ibi bintu. Kesi nkunda Maka. Njye na Maka tugiye kuba umugore n'umugabo. Rero uriya mugore ngo ni Karine tumwite mama nyine kuno mugore nyine ntabwo ari mama tumwita mama kubera ko tutari amaco y'inda. Urakoze cyane n'amaco y'inda. Rero natekerezaga yuko uriya mudamu tumanye igihe kirekire koko uramuhaye igihe kingana gite wa mugani ku buryo ageraho gufata umwanzuro wo kuvuga ati Matibori n'umwana wanjye akanakwandikaho n'inzu. Bari ukuntu ubona n'umuntu kabona njye ntabwo nari mbizi nano ibintu nabitekerezaga inzu ikaba yanjye ntabwo nabitekerezaga ahubwo turebye igihe maze tumaranye ni kinini kuko ndumva narabanye na Karinde ndi mu myaka 20 n'ingahe ako mfite imyaka 33 akaraka wowe njyewe Matibori mfite imyaka 34 niba ari myinshi nturengeje 20 no kuri ko Imana afite imyaka 33 reka Karinde bagendaga nyirukana ngarura iyi myaka byo reka tubireke kuko nubwo nabiha agaciro cyane. Matibo karama reka tubesereye none
buriya ndashaka kumenya inzu ya Karine uyifiteho uwuhe mugambi. Buriya mu buzima buri muntu yigira ikigoryi cyangwa akigira injiji kugira agira icyo ageraho mu buzima. Uzayigira ikigoryi wemere bagutuke bagukandagire wihindura injiji ariko icyo ushaka kugeraho mu buzima ndakubona. Burya uvuga neza. Nakubwiye ngo iyo ibintu bigiye kuba seriye bayobaye iki? Ibi bintu ubimire. Uziko wakica n'umuntu. Ubimire. Izina rya Yesu mwinya abantu. Uko ngaragara. Uyu nguyu ubona inyuma. Ntago ari urimo imbere. Burya bahe nawe uri. Burya urimo uvuga neza. Matibo tubyihorere. Bwira gahunda ufite ku inzu ya Karine nkugira inama kandi ifatika. Yes. Urabizi ko mbikunda. Si kwigira gukomeza unsunikiriza wagira ngo nagushaka ko mubera muramukazi. No. Urabizi ko ikintu cya mbere nkunda mu buzima bwanjye uko nawe na Mark muri kumwe urukundo rugenda ruzamuka muberanye neza mufite imishinga myiza. That's the most thing I like or I love about you guys. Ndabikunda cyane umva nagushaka kubyumva. Uzituma nanavugishwa uburyo ukunda mu musaza wawe. Hari igihe kigira umunashidikanya kandi musaza wawe. Amaraso yanjye. Ndiza neza kuzi amaraso icyo bisobanura. So rero ibyanjye na Hirwa ibyahise. Wow. It is good. No. What do you mean which is good? Maybe ushaka kumva bisekeje. Ariko nakubeshye. Hirwa naramukunze. Ntabwo numvaga ko byashoboka rero no. Nyine ukuntu ateye, ukuntu imico ye, ukuntu mbona atuje. Sinzi ukuntu abigusobanura biragoye. Ariko nasanze uyu musore nyine ku isi y'Imana nari negereje. Ndavuga si gute ibintu bihurirana. Nenda aho ndumva ibintu byo gukunda bitandeba. Numvaga gukunda bifite ba nyirabyo. Kumwongerwa numva ibintu birahindutse numva I don't know how I can explain. Akora no buri Imana ni yihuza ibintu utumye wenda murekana ugahura n'umuvandimwe wanjye mugakundana birenze ikavuga ati nawe kesi kanawe nkuremere muzanire Hirwa ze urukundo simbizi kazankunda ariko gusa ngenda mukunda. Simbona impamvu atagukunda. Because uri umwana mwiza. You are very lovable. Thank you. Namwivugisha ibintu by'ibyongereza gakirambwira ngo you are stupid akagira ngo simbyumva. Are you sure? Are you serious? Yeah, I'm serious. Yeah. None uvuga ko ibyo bintu byose muri kuvuga umuntu ukamubwirana ibintu mugiye mba mbyumva byose mba mbyumva nkaceceka nkabyirengagiza. Okay. Mbega ndafite kuri iyi nzu rero. Nuko nyine nayifata neza ngarinda abanzi ba Karine bose. Inzu akazayisanga imeze neza mu maboko yanjye. Inyungu nye tukomeza tukibana nk'ibisanzwe. Wowe nawe? Ndi nawe. Ukamukuraho ikisi? Ndabizi sinabyo. Ntiwanditse mu irangamimerere. Yigeze kujyana ku murenge se ngavuga ati wenda uyu n'umwana nadobuse ngiye gufasha. Usibye kubikubwira ngo ni nyoko mu magambo gusa. Hari indi nyungu uzi wazamukuraho mu buzima. Musibahe ni wowe kuvuga ko cyane turi kuganira. Nakubwiye ngo ibintu bibaye seri bigomba kuba seri. Okay yego nyine ntabwo abikoze ibyo ngibyo. Niba atarabikoze ibyo ngibyo rero bivuze ngo ahindutse umugabo we basezeranye mu mategeko. Aka kanya ari kumugaraguza gati amuteresha ishoti ukuguru kw'ibumoso. Yagukubita urushyirwe ntanamenye ko igeza gutunga mu buzima.
ukibagirana neza neza uburundu ikintu ushaka ko dukora ni iki ngiki inzu ntabwo ikwanditseho ibyanditseho Karine igihe cyose azagarukira mutware neza umuryoshye ko yarangije kukwizera nk'umwana we agufite ku mutima burangiye nubwo ambwira ngo nawe uri umwana wanjye ni iki ni ukugira ngo ataza kutugonganisha imitwe kugira tubane mu mahoro ariko burya siko biri ku mutima we umwana we ni wowe yizeye kandi nyine nawe niyo mpamvu ndi kubikubwira ibi ngibi ni wowe yizeye agushyira hano aravuga turandi none se mu biganiro yavuze ntabwo wumvise avuga ngo twabanye igihe kinini numva icyizere kiraje ni wowe nyine yavugaga kuko njye nta mezi angahe tumaranye iyi nzu ndashaka ngo Karine tuyimurye uyigurishe icyo cyonyine nshaka yigurishe nawe ubu bukire ariko uzi kumva umukozi wavuye iwabo nta n'ikibuganda afite akaba atahanye amamiliyoni kuri konti ya banki agatahana amamiliyoni ibyo bintu uri kubyumva cyangwa ntabwo uri kubikurura neza ngo ubyumve shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kunyuramo byose bizarangira natitadere heneza